Muraho neza nshuti dukunda, murakaza neza muri iki kiganiro gishya kuri Danos TV cyitwa Gira Neza. Iki kiganiro kigamije gufasha abantu gutekereza ku buzima bwabo, uburyo babayeho n'icyo basiga ku isi nyuma yo kugenda. Turibaza tuti ese kubaho uyu munsi bizatuma abantu batwibuka cyangwa batwirengagiza twitabye Imana? Iki kiganiro kirabageraho cyateguwe na Ndahiro Clementina, tukabasangiza uburyo ubuzima bwacu bushobora gusigira isi ishusho nziza cyangwa nabi bitewe n'ibikorwa byacu. Uyu munsi rero tukaba twabateguriye ikiganiro gifite insanganyamatsiko ivuga ngo gira neza wigendere. Icyo ibisobanuro gira neza wigendere, iyo umuntu yitabye Imana rimwe na rimwe abantu bavuga bati yakoze neza, Imana imuhe iruhuko ridashira. Abandi bavuga bati yaranzwe n'urukundo, umutima mwiza, kwitanga no gutanga ihumure ku bababaye. Ariko se kugira neza ni iki mu buzima bwa buri munsi? Gira neza bivuga kubaho wubaha Imana, ukitangira abandi, ukirinda guhemuka kandi ugaharanira ko ibikorwa byawe bitera abandi ibyishimo si agahinda. Wigendere bivuga ko igihe cyawe cyageze cyo gutandukana n'isi, ariko nyuma yo kubaka wayisize ifite icyo yakuye ku buzima bwawe. Ingingo z'ibanze mu kugira neza: kubana neza n'abandi rimwe ni kimwe mu biranga umuntu kugira neza, birimo kuvuga neza abandi, kubafasha mu gihe cy'amakuba, kubabarira abaguteye ibikomere no kugira umutima w'ubworoherane. Ingingo ya kabiri iravuga ko kugira umutima w'ubumuntu, ubuntu ni ugutanga utagambiriye inyungu. Hari abantu batanze ubuzima bwabo bafasha abandi, n'abaganga, abarimu, abashumba n'abandi batanze umwanya wabo, ubushobozi bwabo n'amaboko yabo kugira ngo abandi bagire icyizere cyo kubaho. Ingingo ya gatatu, kwiyubaha no kubaha Imana. Ntawagira ineza atari umuntu wubaha Imana kandi ufite indangagaciro. Kugira indangagaciro ni nko kwambara imyenda yera, aho uca hose abantu barabibona. Ingero z'abagize neza bakigendera: urugero rwa mbere ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ni umwana w'intama, ni urugero rukomeye mu kugira neza. Yari afite ubushobozi bwo kubaho nk'umwami, ariko yahisemo kuba umugaragu, gukiza abarwayi, kugaburira abashonje no kuza gupfira ibyaha byacu. Uwa kabiri ni Mama Teresa w'i Calcutta. Uyu mubyeyi w'intwari yakoze ubuzima bwe bwose afasha abakene, abarwayi, abatagira kivurira. Yasize isi yuzuye urukundo kubera ubuntu bwe. Ubuzima bwabo bwaranzwe no kugira neza. Baragiye bagenda ariko bagendanye ishema. Ibyiza byo kubaho neza: gusiga izina ryiza nta gishimisha nko gutabaruka abantu bakavuga ko wabayeho ugira neza. Kuba isoko ry'ihumure: iyo uri umuntu ugira neza, benshi baza bakugana. Nk'igiti kirambuye amashami
kirengera abandi. Gushimisha Imana. Bibiliya iravuga iti ntimukibagirwe gukora neza no gusangira n'abandi kuko ibi nabyo bimunezeza. Urugamba rwo kubagira neza bigira neza. Kugira neza si ibintu byoroheje, ariko ho ubikora ugafatwa nk'ufite inyungu. Hari aho ubikora ugaterwa umugongo, ariko ntibikwiriye kukubuza gukomeza urugendo rwo kugira neza. Inzitizi zikomeye. Abarakaye, ababeshya, abanzi b'ukuri. Kuba mu muryango udashyigikira ubugwaneza. Gukorera abantu batamenya gushimira no gushima. Igisubizo ni ugusenga cyane, kwihangana, kwibuka ko uba ubikora ku Mana. Gira neza mu mategeko y'Imana. Yesu yaravuze ati utegekwa urukundo, kugira neza no gukurikiza amategeko y'Imana. Nkunda Imana mu byo ukora byose. Jya utekereza niba bishimisha Imana. Kunda mugenzi wawe. Ibi bivuze gufata neza uwo mubana, aba umuturanyi, umukoresha cyangwa uwo mukorana, ndetse n'abo mwashakanye. Inyigisho ku urubyiruko rw'u Rwanda. Ntimwibwire ko gukora neza cyangwa kugirira neza abandi byaremewe cyangwa byagenewe abakuru gusa. Oya, ubuzima bwacu ubu nibwo bugomba gutangira kubaka imbuto z'ubugwaneza. Fasha abandi kwiga cyangwa kubona ubufasha. Irinde gutuka, gusebanya no guhemukira abandi. Menya ko isi uzayisiga uko wayisanze. Ese uri gusiga iki? Igihe uzagenda niki abantu bazavuga bakureba? Bazavuga ko wari umuntu w'urugomo cyangwa umuntu w'impuhwe? Bazavuga ko watanze cyangwa waryaga wenyine? Bazavuga ko wasize urubyaro cyangwa ibikomere? Ushobora kuba udafite amafaranga menshi, ariko ufite umutima ukomeye ushobora kuviramo abandi ihumure rikomeye. Gusoza, ijambo ry'ibanze mu gusiga inzira nziza. Inshuti zacu, icyo tugomba kumenya ni uko isi tuzayivamo. Nta n'umwe uzayimaraho iteka, ariko uko twabayeho bizadufasha gusiga umurage. Waba ufite umutungo ariko ukagira umutima mubi, ntacyo uzaba usize. Ariko niba ugira umutima mwiza, n'iyo utagira byinshi, uzaba usize ikintu gikomeye: urukundo, ukuri, ubupfura, ubuntu no kumenya Imana n'ubugwaneza. Gira neza, wigendere, ni umurage mwiza. Ubusabe buva ku mutima. Ni isengesho risaba abantu kubaho baragwa n'ubugwaneza kugira ngo basangize isi bafite ishema. Murakoze kuba mwari kumwe natwe kuri Danus TV. Nimumara kureba iyi nyigisho, musangije abandi, muyisangize inshuti n'imiryango. Tubasangize ubutumwa. Gira neza, wigendere. Imana iduhane umugisha. Shalom.